anyway, reka twongere kutuganire ku makuru ya swaga ya nyayo. Makuru ya swaga kabisa. Dias mwenyewe mba nigereyeyo. So ducunguje uburyo umwete rero, ndagira ngo tuganire ku kigo hariya ubundi Irani kurasa Qatar biri kwifasha iki? Yes, hariyo ibirindiro bya Amerika, ariko se Irani ubundi hari akantu gato yagiye mutajya mubasha kunyereka. Mwebwe nimba muzi neza yuko urumva uwabateye ari Amerika, mutangije inyungu z'ibihugu bibaturaniye, mutangije ibindi byose bibegereye, ntabwo mwareba umwanzi akaba ariwe mukurikirana? Ya niba ari Amerika mukayisanga iwabo USA mukayirasa, ivumbi rigatumuka, ibyo nibyo tuba dukeneye. Ariko turajya kuri Qatar iyo za Dubai urazibaza iki? Urajya Dubai yakurashe? Nize kubi hari ibirindiro bya Amerika samasezerano ze sibyo? Samasezerano yeri bazi ikintu gituma ubundi nyirizina mwebwe mutagakwiye kujya niba ari muri Israel mukarasayo cyangwa se mukajya Amerika mukabaha ibyabo bakwiye, ariko mutagiye Takiya turaharasa, Dubai tuharase, tuveyo tujye Israel tuharase. Yes, Israel of course ni ngombwa kuko bafatikanyije n'umufatanyabikorwa wa Amerika, sibyo? Ariko mutiriwe mujya aho hose, why not mutabasanga iyo bari? Niba ari Israel mukayirasa y'ubwayo, niba ari Amerika mukayirasa y'ubwayo, kuko ibintu biba birimo birangirika hariya nka za Dubai. So abantu benshi bakunda gutembera, bakunda kwenjoyinga barazi Dubai, bazi ko ari umujyi wa tourisme, ugera ukenjoyinga ugafeelinga ubwo bwiza bwa Dubai, ariko suze enjoyinga ubwiza bwa Dubai uri mu masasu. Irani ibamereye nabi. Ye niyo mpamvu najya nemera superpower ya za Irani, izo za Russia, izo za ntabwo ngiye biranyemera cyane. Kubera iki? Nyereka superpower yawe, izo mbaraga zawe z'umurengera ufite, of course uziterure. Iyo misile iva aho ngaho Iran, sibyo? Numve ngo yaguye USA. Yes, aho ngaho muba imbaraga ziba zipezanya. Ariko yo wifashe wowe ukarasa uri Iran, yes abawe barapfa cyane kuko ibitero nibihagarara, ariko ze kurasa n'ubundi abaturanyi te n'ababarabu bagenzi bawe nuko bakiriye ibirindiro ngo bya Amerika. Twe nk'abatuye isi turabizi neza yuko kugaragaza ubudahangarwa bwawe nuko wowe witerura. Tuzabona abataramu tubaje tukitereka, mukagira ngo ahari ntabwo tuba tureba tunasoma. Imbaraga z'umuntu zigaragarira hahandi wowe yagusanze wawe aragukubita nawe musangeyo. So biriya ni nk'iki, umuntu agusanze wawe aravuga yatebwane by force, umugore wawe ndamutwara, make upende usipende ndamutwara, ubyange cyangwa ubyemere ndamutwara. So wowe kuko utarabasha gukacinga eske how is it
kucya mutwaye gihe ukiraranganya amaso ukiri mu bizunga akabaraje pa izo mu maso izo mu mutwe izibiki ibipfusi byose akaguha fresh sometime akanasiga upfuye gatwara wa mugore wawe by force. Kuki wowe kumva yagusanze aho ngaho akagukubitiraho? Why not utamusangayo nawe ukamurasira kuko nubundi yakurashe agusanze wawe umugore aramutwara by force. Why not wowe utagenda nka Iran kavuga ati bwane ni Donald Trump ni undangije ni umaze w'abihanganje byanjye reka nje kumuhiga nibinaba ngombwa musange White House. Aho niho twebwe noneho twe nk'abafana ba fighters ibyo abafana ba all bita tumenya kumbi Irani ina nguvu kwa sababu yagiye ijya White House imenumu ariko ze urafata umuturanyi Dubai uyirase uve Takia urasharia uve urasa uve ibyo biradufasha iki twe nk'abanyafrika twe nk'abatuhisi nakindi budufasha kubera iki ari gitoro usibye kuba twebwe nyine turi mu bihombere mu guko igitoro kirajya mu kirere gitumbagire so usange litro ya essence of course iri mwiragura 4000 usange iri mwiragura 4000 n'urugero nanze I don't know sibyo ari mwebwe mwabiteye kurangiza niyo mpamvu tuvuga ngo isi bundi zarangira ryari abantu bose bari muri dilemma na yindi mpamvu uhitubona yuko izafata igihe kirekire kugira ngo ibashe gusozwa kubera iki ari Iran iravuga ati bwane je suis capable ko iyi ntambara nayirwana 6 mois sibyo niko Iran kubwira 6 mois sabotage nayo fite urumva ngewe amezi 6 tukubitana niko Iran yabwiye USA nate bwane 4 semaines birarangira intambara irarangira mu mezi mu byumweru 4 sinzi gutya byumweru 5 byahe ko ari uko nubundi n'Uburusiya na Ukraine byatangiye batubeshya urabona Russia Ukraine ni 3 jours ibintu biraba birangiye ariko Vladimir Putin atubwira reba aho bigeze 5 myaka 5 iruzuye 3 jours yavuye mu iki 5 myaka 5 bro inagikomeje none we warangiza ugafata noneho nkiriya ifite uburemere bungana kuri ya Iran wowe ukayifata nkaho ngo man wowe ukayifata nkaho nyine yoroshye nyine ni 4 semaines ni 4 week so nibyo byumweru 4 nyine mugani kandi nago byakunda nago byavamo uhita ubanza ukareba abantu turimo turarwana ni bantu ki se kuki aribo twagezeho bara abantu ubona kuri ya barakomeye Iran irakomeye kandi muri noneho ibaza abantu kurwana nabo bashonje kuko bari mu gisibo bari gukora bira byose bari mu gisibo ejo bundi le 18 cyangwa se le 19 bagishoje uzuzarya ibingano tuguta warangiza ngo 4 semaines ngo turaba tuyiranye ntago byakunda hari uburyo bakurindiriyemo basoza igisibo cyabo fresh then baguha ibyo ukeneye we nka USA wowe nka Israel sinzi wenze ikintu nkunda kuko nanone USA ifite na Israel
n'uburyo bo bashobora kuza, ikoranabuhanga bafite riri high cyane, sibyo ko bashobora kuza bakavuga ati wane turashaka kanaka. Of course nuko bo baza bakakujogora mu bandi bakakurangiza. Aho ni ibintu bidasanzwe. Mu gihe Iran yo ipfa kurasa amazu, imirima, ibishogoro mu mirima nzibiki. Wowe how are you one? Ese kubera iki bigomba kugenda gutyo? Yewe ejo nzabaha documentaire y'uburyo iyi ntambara njye myibona igomba kurangiramo, kandi muzabyakire, muzanabyumve, mu bi feeling. Abatazabyumva bazabireka, ariko I know njye ndi kubabwira yuko iyi iracyafite igihe kirekire. Kuko niba umusiramu warakubwira ati bwane twebwe, urumva no time to waste, nta mwanya dufite wo gutakaza, twararashwe, turicirwa, abakomeye babayetu, ibintu nk'ibyo. Tubwo rero natwe we are ready to fight bro until all we die. Ibaze noneho bakubwiye gutyo. Abo bantu urumva wewe urafata abantu bafite ideology imeze kuri wowe, warangiza ngo urabona ngo hivi na hivi. Never. Nakubikunda. Bari abataramu bariswaga bya hatari. Bariswaga fo ku buryo ibyo wibwira ntago bishoboka. Anyway, reka twisozereze. Jewe tomorrow ewan bijeje icyegeranyo cy'uburyo intambara uburyo yatangiye n'uburyo izarangira. Mwebwe mubifata nkaho ejo bizaba byarangiye. Oya, bizaba byarangiye sasa yuriye nkuko babikeneye. Bo bakeneye kwirangi sasa yuri rijya mu kirere. USA ejo Trump yarababwiye ati bwane twebwe twayirwana igihe kinini, kubera yuko twe kurira kwayo nicyo dukeneye, kuko twe si duhomba nka tazi ni USA. Ibaze marangiza ngo oh yeah. Ewan, asanteni sana. So I think tuko pamoja. Kesho nzabaha ibintu biryoshye cyane. Mlale salama. Asanteni.